mwamubibona ariko bari gahunda ubundi akazi kose ushyizeho umutima ugomba kugakora neza ugasafisha byatari iyo bagita gusafisha guhanagura ni ikinyarwanda abantu baba batazi ikinyarwanda abantu bahanagura neza kabisa agatambaro ka freshi n'ibana kadapfuka nyine ukabona ibintu bitetse n'ibana kabisa inabaye freshi nyuma yo guhanaguza agatambaro gusa bisa neza nta miyaga irimo ariko utaha igihe zizaba zisa nabi umuntu akoresha ibyo nacyo kizagerwaho kabisa gushyira umutima ku kazi kandi mu kanya gatoya ibintu biba bigenze neza ibintu biba bigenze neza mu kanya gato katarambiwe kasigereza ari fresh kandi bitagoye bigafasha igihe kinini rero abundi bo bajya bavuga ngo iyo babonye umuntu yagafashe atangira kuvuga ngo umuntu yagiye ikuzimu kandi se ikuzimu wowe si ikuzimu haba sinabihakana neza kuko ntawe ndumva wagiyeyo ariko ndakeka habayo abantu bashira ariko nizera ko jyewe hataba ahubwo bikoze imana nayo yagushyigikira kandi bimeze neza ubona amashini ko urimo uwukunze imana izakurira n'umugisha rero ariko umurimo uwukunze urimo gukora umurimo w'imana imana iragushima na nyine umurimo akagushima kandi gake gake imana zituje kandi ibintu biba fresh rero murimo mubona ko ibintu bigenda bijya ku murongo hari hashagaraye ariko kabisa urabona neza neza harakeye ibintu biba bigiye ku murongo neza biba bigiye ku murongo neza biba bigiye ku murongo neza kabisa biba bimaze gutungana nawe nkavuga ni good kabisa ibintu biba bitunganye neza niyo mwabona ukuntu nyine haba ibintu biba bitunganye ukuntu haba hakeye hakeye fresh haba hakeye neza murimo muhabona iyi meza nyine murimo murabibona ukuntu hakeye
harakeye haratunganye neza niwana bya fresh kabisa niwana akazi k'umuntu ugomba kugakora neza kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mwubahe ababayobora. Kububaha rero ni ugukora ibyo mushinzwe neza nta nda y'umujinya nta mushiha abantu ni fresh kabisa ugatuza nawe agatuza ubundi akunguka nawe ukunguka niko biba bimeze imyanda kwifata mukabugira ukoresha kano tukita mu kinyarwanda kiwacu tukita agapuberi aka ngaka kano tukita agapuberi mu kinyarwanda kiwacu Dito na nagtrabaho. Dito na nagtrabaho. Kuliye ariko ikoro yanjye nakagatambaro akanga karamu yanjye ari iyi Şimdi biraz yerleri biraz yapalım. Fresh kabisa. Unakuwa umekula kazi hizi. Ishimye nta stress. Nta stress.
byose kabisa bikaba biri ku murongo. Kandi iyi video rero muba mukwigezwaho na telefone nziza zigezweho muri iki gihugu bazita Tecno. Ariko iyo ngiye nkoresha ubu ngubu yita Tecno F1. Telefone ifata video neza, ikamera amafoto meza, n'amajwi yose bikabageraho. Bayita F1. Mu maduka ya Tecno menshi yo muri uyu mujyi ushobora kubona telefone za Tecno nziza cyane kandi zikaba zabafasha. Tecno F1. Tecno F1 niyo igerageza aya mashusho. Tecno F1. Yes, Tecno F1. Iyo biri ngombwa ushobora gupfukama kugira ngo unoze akazi neza. Reka gupfukama ni byiza, ariko ugapfukama hari ibyo gukora bikwiriye. Hari ikintu kimwe kijya kimbabaza. Ikintu kimbabaza rero buriya baze amavi apfukama, ugapfukamira umukobwa ngo kugira ngo akwemere ko mubana, kandi n'ubundi none se Imana yo yavuze ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacyo, nta n'ikigore kizabura ikigabo. Ubwo umva amavi apfukamira Uwiteka, ukayapfukamishiriza umukobwa, uba umugize ikigirwamana, mbega uba umurutishije Imana. Igisekeje rero, ese ko warapfukamishije ububwa bw'umubane, umunsi muzaba mutakibana byanze wakabaye bapfukamisha, usaba Imana bigukorera ibyiza. Kandi amavuye kuzayakoresha usaba Imana imbaraga kugira ngo igihe byanze uyakoreshe ibyiza, ukaba uyapfukamishiriza uwo mukobwa umuterera ivi. Ntabwo bikwiye rwose, ntabwo bikwiye. Amavi yo gupfukamira Imana n'agapfukamira abakobwa, ibyo ngenda bihiminda nabipinze. Nzapfukamira amahesitoro Imana yanjye, kandi Imana ishobora byose, Imana yo mu ijuru niyo yonyine ngiye nzapfukamira. Njye nta wundi muntu napfukamira wanyu. Nawe abantu namwe mubikoreye bana mujye mwihangana, ariko igihe ngiye ndi gukora akazi nk'aka mbona ahantu ntareba neza, bagomba gupfukama. Ibyo birashoboka ko ijambo ry'Imana ntacyo ribivugaho, ariko ibyo ijambo ry'Imana rivuga, Imana yaravuze ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacyo, nta n'ikigabo kizabura ikigore cyacyo, nta n'ikigore kizabura ikigabo cyacyo. Wowe warangiza ukajya gupfukamira umugore, ntabwo byemewe. Ibyo bintu mubicikeho, ni ubuzondwe, ni n'ubusutwa. Urumva? Ni nko kubona inyoni, ni nkuko imbwa yavuga ngo inyoni ngo niyipfukamire. Urumva? Kandi ntibishoboka. Ntabwo inyoni ntabwo yakwemera gupfukamira imbwa. Inyoni iguruka guki ikigendera ngo bayi tuguruke, bayi tuguruke. Yes, aka kavideo mwakagezwagaho na Tecno, niyo telefone ndi gukoresha, bayita F1. Abantu bose bagane amaduka ya Tecno, niho bakura Tecno nziza. Waba umukirina,
waba umushoferi, waba uri n'umupilote, waba uri umwarimu, waba uri umuganga, waba ahantu hose ukora, ushobora gukoresha telefone ya Tecno. Harimo amatelefoni menshi meza kandi agezweho, buri muntu wese agane amaduka ya Tecno. Nanjye ndi gukoresha telefone ya Tecno F1, yari Mr Comedy. Nguyu inzira y'inzara, nzasubira ubwo kunzu nkiri ingagi. Mugire amahoro.